N'imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu karere ka Rutsiro. Impanuka y'imodoka yakomerekeje bikomeye umunyonzi. Habana bashaka Jean Damascene w'imyaka 40 wari utwaye igare yagonganye n'imodoka yo mu bwoko bwa Daihatsu ifite plaque RAI 084W arakomereka bikomeye, umushoferi avamo ariruka. Ni impanuka yabaye ava ahitwa Kabarirwa mu murenge wa Rusebeya akarere ka Rutsiro yerekeza muri santere y'ubucuruzi ya Mungoti muri uwo murenge mu masaa 4:50 z'igitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 16 Mutarama 2025. Umuturage wari uri aho byabereye yatangarije imvaho nshya ko imyirondoro y'umushoferi batahise bayimenya kuko yavuye mu modoka ari kwiruka. Umunyonzi asigara aryamye aho ataka cyane, yakomeretse akaguru k'ibumoso ajyanwa kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Rutsiro. Yagize ati yari impanuka ikomeye kuko igare wabonaga ryaguye mu modoka ku buryo umunyonzi gupfa byari hafi cyane kandi yari yahoreye yihuta cyane. Umushoferi yahise ava mu modoka ariruka, ntitwamenye umwirondoro we ariko abapolisi bahise bahagera buriya bo bamumenye. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yabwiye imvaho nshya ko impanuka yabereye mu mudugudu wa Rurambo akagari ka Remera umurenge wa Rusebeya. Ati habereye impanuka aho igare ryavaga muri santere y'ubucuruzi ya Kabarirwa ryerekeza mu ya Mungoti, ryaje rigeze muri uriya mudugudu umunyegare ata igisate cy'umuhanda yagenderagamo agonga asanze mu mukono wayo imodoka ya Daihatsu yavaga muri santere y'ubucuruzi ya Mungoti iyerekeza mu ya Kabona. Uwari utwaye igare arakomereka ajyanwa kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Rutsiro. Yakomeje agira ati impanuka yatewe n'imiyoborere mibi no kudasatira inkombe y'uburyo bw'umuhanda byakozwe n'umunyegare. Yibukije abakoresha umuhanda ko umutekano wabo ureba buri wese nta n'umwe uvuyemo, abawukoresha bakirinda amakosa kuko ari yavamo impanuka zigira ingaruka ku buzima bwa muntu n'umutungo muri rusange. N'imena official turacyari mu makuru agezweho kano kanya tugiye kuba dukomereza n'ubundi kuri ino nkuru yo mu karere ka Rusizi aho umusore yafatanwe mudasobwa na telefone 3 yari yibye. Ushobora kwibaza rero ngo inkuru iteye gute? Ni mu karere ka Rusizi nk'uko twabivugaga, aho hari umusore rwose ukiri mutoya cyane, Nsabimana Emmanuel w'imyaka 23 ho mu mudugudu wa Gasayo akagari ka Ninzi umurenge wa Kagano akarere ka Nyamasheke, wari ufite mudasobwa na telefone 3 yari yibye aho yakoraga mu murenge wa Nyabitekeri mu karere ka Nyamasheke saa 5:00 z'igitondo cyo kuwa gatatu tariki ya 15 Mutarama 2025 nibwo irondo ry'amanywa ry'umurenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi ku bufatanye n'abaturage n'inzego z'umutekano bafashe Nsabimana. Amakuru imvaho nshya yahawe n'umwe mu menyerondo nayo ko uwo musore wakoreraga uwitwa Habyarimana Vedaste bakunze kwita Bigirimana, aho yamukoreraga imigati, amandazi na capati mu kagari ka Ntango umurenge wa Nyabitekeri mu karere ka Nyamasheke, agenda amwibye ibyo yibye abizana mu mujyi wa Rusizi kubigurisha. Ati twamufatiye mu mudugudu wa Karangiro akagari ka Cyangugu umurenge wa Kamembe arimo agenda ashaka aho abigurisha kuko amakuru yari yatanzwe. Twabwiwe kumushakisha afatanwa mudasobwa, laptop na telefone 3 za smartphone tumushyikiriza polisi sitasiyo ya Kamembe. Uwibwe asabwa gutanga ikirego ngo agaruze ibyo byibwe. Imvaho nshya yahamagaye Habyarimana Vedaste wibwe avuga ko uwo musore yari amumaranye ukwezi amukorera imigati, amandazi na capati kuko naho yamukuye yari amaze igihe akora mu murenge wa Karambi ni muri ako karere ari byo yakoraga.
yagize ati yari yararanye n'umuhungu wanjye mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 12 Mutarama 2025. Muri iyo nzu harimo mudasobwa uwo muhungu wanjye yakoreshaga, telefoni ze ebyiri za smartphone hamwe n'indi nk'iyo y'undi musore yari icometse n'amafaranga 150 yari yacuruje uwo munsi ku cyumweru. Abeshya ko yakinze umuryango wo hanze, bigeze mu masaa 10 z'ijoro ahengera basinziriye, arabyuka byose arabitwara. Avuga ko mu gitondo babyutse babibura, banamubura, bamushakisha ku Kivu hose, banabaza niba yaba yambutse akagira aho acikira, baraheba. Bigira inama yo kubimenyesha ubuyobozi, barabafasha, batanga amakuru aho bashoboye hose, yaje gutuma bumva ngo yafatiwe mu mujyi wa Rusizi. Ati ndashimira cyane inzego zose zadufashije kugeza afashwe, bitanga isomo ko inzego zacu ziri maso, ntawapfa kwiba ibintu ngo abiheze, kuko yabwiraga ko yagiye kure ataboneka ariko agafatwa. Tukanashimira ababyeyi be badufashije gushakisha, kuko nabo twahise tubagezaho iki kibazo. Yakomeje avuga ko amakuru yahawe na nyina w'uyu musore avuga ko atari ubwa mbere umuhungu wabo agaragaje akaboko karekare, kuko ngo yanigeze gukura inka y'iwabo mu kiraro arayigurisha, amafaranga arayacikana, amara igihe atagaruka, baramubuze, aza kugaruka yarayamaze, babura uko babigenza baramureka, akomeza kugenda ashakisha imirimo, ariko n'ingeso y'ubujura yanga kumuvamo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe, Ingabire Joyeuse, yabwiye Imvaho ko uwo musore akimara gufatwa yashyikirijwe polisi sitasiyo ya Kamembe hamwe n'ibyo yafatanywe. Ati nibyo yafashwe ku bufatanye bw'abaturage, irondo ry'amanywa n'inzego z'umutekano. Ku makuru twari twahawe n'aho yibye Nyamasheke, n'ibyo yari yibye byose abifatanwa atarabigurisha, ashyikirizwa polisi sitasiyo ya Kamembe. Yasabye urubyiruko kwirinda gukorakora rugatungwa n'ibyo rwakoreye mu kuri, kuko nk'uyu yari afite akazi, ararenga yiba aho yakoraga, arafashwe, byumvikana ko ntacyo kwiba bimugejejeho. Nyamara nk'umusore ukiri muto akoresheje imbaraga n'ubwenge bwe mu bimuhesha agaciro, yagira ejo heza. Turacyari mu makuru hano ku Mena Official. Reka amakuru yacu tuyasoreze mu gihugu cya Uganda, aho General Muhoozi rwose akomeze kurikoroza. Ni ku nkuru ifite umutwe ugira ati aho kwitaba biriya bigoryi by'abadepite byose nzabita muri yombi. Ibyo byavuzwe na General Muhoozi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko aho kwitaba inteko ishinga amategeko yamutumijeho azafunga abadepite bose bagigize bise ibicucu. Kuri wa gatanu nibwo komisiyo ishinzwe igisirikare umutekano mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yategetse minisitiri w'ingabo gusaba General Muhoozi kuyitaba kugira ngo atange ibisobanuro ku butumwa bwe butavugwaho rumwe akunze gucisha ku rubuga rwa X. N'ubutumwa abadepite bagize iriya komisiyo ivuga ko busiga icyasha isura ya Uganda, haba imbere mu gihugu no ku ruhando mpuzamahanga. General Kainerugaba abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko aho kugira ngo yitabe abadepite bamuhamagaje azabata muri yombi. Ati sinzigera ngaragara imbere y'ibicucu byo mu nteko ishinga amategeko, ahubwo byose nzabita muri yombi. Uyu mujenerali usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, mu ruhererekane rw'ubundi butumwa yavuze ko nyuma yo guta muri yombi ibicucu byo mu nteko ishinga amategeko azabatumira bakaganira. Ati nihagira n'umwe ukorora nabi nzahita muta muri yombi. Muhoozi yunzemo ko ahubwo akeneye miliyari 100 z'amashiringi ya Uganda agenewe UPDF. Anashimangira ko buri wese mu bagize inteko ishinga amategeko agomba kumushyigikira akayahabwa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, General Muhoozi yateguje ko azamanika Colonel Dr Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni. Mu butumwa bushya yavuze ko uko azamanika uyu munyapolitiki ari nako agomba kumanika bamwe mu badepite bazanye amapfupfu
kubera kwiba, bazanye amapfupfu kubera kwiba amafaranga ya leta. Nangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, munogerwe n'ibiganiro Imena Official bateguriye, mukande subscribe mwe mutarakanda subscribe, bye bye.